nongeye kubasuhuza. Tumaze iminsi tuganira ku mutima, ariko uyu munsi nifuje ko no tuza ku gace ka nyuma tureba amwe mu mafunguro. Ntabwo ndi buyavuge yose ngo nyarangize, ahubwo ndavuga amwe namwe dushobora kubona ku isoko bitworoheye, ashobora kudufasha mu kubungabunga ubuzima bw'umutima wacu. Bibutsa yuko kwifata neza, gukunda umutima wawe no gukunda ubuzima bwawe, ari nayo mpamvu nahisemo kubakorera ibi biganiro bimaze iminsi murimo kubona, kuko nari maze iminsi mbona haba mu makuru, uranyuraho wafungura kuri YouTube runaka, bareba kuri televiziyo ngo umuntu ngo yaguye kuri bagenzi be, ngo yaguye he. None nkibaza se aho abanyarwanda nitwahaba turi gutera imbere, ariko tukibagirwa ko n'ubuzima bwacu n'umutima wacu naho tugomba kusuzumisha, kuko akenshi indwara ishobora kugutura hasi uwo mwanya ukuma. Inyinshi navuga ngo zibanzirizwa n'umutima. Niyo mpamvu nahisemo ko kino kiganiro tugikora. Reka rero kugira ngo tucyanzure neza, noneho tuganire ku mafunguro amwe namwe, imbuto zimwe na zimwe dushobora gukoresha. Ni imbuto zisanzwe ubona ku isoko, ahubwo ukaba wenda uvuga uti nzaba ndugura, ariko reka noneho nze nzibavira imuzi. Nkeya muri zo, ntabwo ndi buzivuge zose, nimwe tuvuga ngo andi makuru ushaka kuyasanga kwa muganga cyangwa se ku nutritionist. Urubuto rwa mbere turi buhereho ni pome. Apple ni urubuto mujya kugura ku isoko, ntabwo nzi igiciro mbanana kibabwiye, ariko iriya pome ni ingirakamaro cyane, kuko irimo ubutare, irimo potassium, irimo sodium, irimo na magnesium, irimo phosphore. Ni ukuvuga ngo n'izindi ntungamubiri zose zishobora gufasha umutima wawe. Pome imwe ku munsi, iyi ngiyi imwe yonyine ishobora kugufasha kuguma kure ya muganga. Iyi ngiyi ibamo intungamubiri twita pectins. Izi ngizi zongerera umutima imbaraga, hanyuma zikagabanya urugero rwa cholesterol mbi mu maraso yawe. Pectin kandi ishobora gukura uburozi mu mubiri wawe. Niyo mpamvu nkubwira ngo pome imwe ku munsi ishobora kukurinda kugera kwa muganga. Icya kabiri ndi bubabwireho ni ubuki. Ubuki ubu ngubu tuzi tujya dukoresha mu bihe nako njye nanavuga ngo abanyarwanda muzi ubuki. Dusubiye gati inyuma mu gihe cya Covid, nta munyarwanda utari waramenye ubuki, utari waramenye tangawize, utari uzi kwiyuka. Ewe navuga ngo hariya mwerekanye ko kwivura gakondo mubizi neza cyane. Naha rero garuka kuri bwa buki, kubera yuko ubuki bwo ubwabwo bukize kuri vitamine nyinshi zitandukanye ndetse n'ibitera imbaraga. Ubuki rero ni umuti karemano ukomeye cyane, ufasha mu gukomeza no gutuma imikorere y'umutima ikomeza kugenda neza. Bufasha kugena umuvuduko ukwiriye w'amaraso no gukomeza imikaya y'umutima wawe. Ubuki bukize cyane ku butare, manganeze, umuringa, byose by'ingenzi cyane cyane mu gukora amaraso. Ni ukuvuga ngo ku bantu mugira anemia, ku bantu mufite ubwoba ko mushaka kuba mugira amaraso makeya, tekereza ku buki. Icya gatatu mbabwiraho ni tungurusumu. Tungurusumu iyi ngiyi mukunze gukarangisha kugira ngo bebe bihumura neza. Abenshi ntago banayirira ko ari ingirakamaro, ngo karahumura. Iyo ngo utangiye gukaranga ngo urimo ngo karahumura, ako gahumuro niyo ugakunde cyane, wumve yuko ari n'inyunganizi ku mutima wawe. Tungurusumu yongerera imbaraga umutima kandi kanawurinda indwara zitandukanye zishobora kuwibasira. Yagura imiyoboro y'amaraso. Reka nkubwire akantu gatoya kugira ngo uverifie ko ni ibintu nkubwira ari byo. Ku bantu badafitanye ikibazo na tungurusumu. Tungurusumu idashobora gutera ikibazo. Yifate uyihekenye mu minota nk'itanu. Umpifoto yo ku kaboko kawe hano. Ahangaha uko haraba hameze, uzasanga imitsi isa naho yabyimbye cyangwa se yavuyeyo, bari ko mbivuga. Aho ni handi nkubwira ngo tungurusumu zongerera imbaraga ndetse zikanarinda umutima indwara zishobora kuwibasira. Noneho akarusho, zinafasha amaraso gutembera neza. Ni ukuvuga ngo usibye kuba bikurinda umuvuduko ukabije, ariko binafasha muri circulation y'amaraso. Tuva kuri tungurusumu nanakubwira yuko igabanya na cholesterol mbi mu maraso yawe. Reka tugere noneho ku kintu cya kane, ni utubuto twuzuye. Mu tubuto twuzuye Faustin arimo aratubwira n'uduke. Iyo mugiye kugura ifu y'igikoma, ujya ni kwa murokore, ni kwande, biterwa nuko uhita. Ushyiriremo n'ingano, ushyiriremo n'uburo, ushyiriremo utwo ibyo byose ugenda uvuga. Tekereza ku ngano. Ingano idatonoye ni kimwe mu bigize utubuto twuzuye.
umuceri, ibigori bidatonoye. Ibigori bitonoye biba byatakaje vitamine zimwe na zimwe, ariko ibigori bidatonoye, ingano zidatonoye, ukongeraho umuceri, ibi ngibi ni amwe mu mafunguro afitiye umutima akamaro gakomeye, kubera yuko utu tubuto tuwurinda gucika intege no gukomeza gukora cyane, kandi tuba dukungahaye kuri poroteyine, ni bya bindi bitera imbaraga. Tuba dukungahaye ku butare, kuri vitamine A, kuri za vitamine B zitandukanye n'ibindi byinshi, sibyo? Tumwe rero muri utu tubuto nk'uko namaze kutubabwira, utu tubuto utwiteho. Nimba ujya kugura ifu y'igikoma bakagutuburira, bakagukubita ibyo ubonye byose, jya ubabwira uti ingano idatonoye niyo nshaka, ibigori bidatonoye, bibaye byiza washyiramo n'umuceri, ntacyo twaye. Nubwo bwo mbona ari ikiribwa gikunze kuribwa n'abantu benshi muri rusange, ariko notekereza kuri za ngano, utekereze no ku tundi tubuto twose dutoya cyane, cyane mwituma babitonora. Nubikoresha bidatonoye, aho ngaho uzaba uhaye vitamine z'ingenzi umutima wawe. Ndetse ntuzibagirwe na soya. Soya ni ingenzi cyane, nayo yijyanirane muri twa tubuto twuzuye. Ikindi mbabwira ni inkeri. Buri iyi nkeri zuzuyemo intungamubiri zitandukanye zifasha mu mikorere myiza y'umutima. Inkeri zirimo fibers, fibre. Izi ngizi ni izituma ibyo wariye, ibyo wafashe, ibyo wakonsomye byose bibasha kugera aho byakabaye bigera. Noneho kandi izi fibre ziri mu nkeri zirayenga. Ni ukuvuga ngo n'izindi ntungamubiri zose zishobora kuzigenderaho zikagera aho zakabaye zigera. Impamvu nabwira ngo tekereza ku nkeri. Inyanya izi ngizi tugura, mukoresha isosi, mukoresha salade, kuriya zitukura, ni nako zinafasha umutima cyane. Inyanya zikize kuri lycopene, kuri vitamine C, kuri alpha na beta carotene. Urundi rubuto nababwira cyangwa se ikindi kiribwa nako nababwira ni ibishyimbo. Ibishyimbo ibi ngibi bitabura mu ngo nyinshi. Ibi bishyimbo mwarakoze kubikunda, mbona abanyarwanda hafi ya mwese mukunda ibishyimbo. Hari umuntu muhurira nko muri resitora akakubwira ngo nimba ibishyimbo ngo byacize ngo so, ubwo sinkiriye, cyangwa se ukabona arababaye ari atishimye. Biriya bishyimbo nagira ngo ubwire ngo wabikunda gutazi akamaro kabyo. None se ni iki bajya bakubwira? Ntabwo ujya utekereza impamvu bajya bavuga ngo utabonye inyama ukabona ibishyimbo. Ntabwo baba bagendeye ku kintu icyo ari cyo cyose, oya, baba bagendeye ku ntungamubiri zirimo. Buri ibishyimbo mu moko yabyo uko ari, cyane cyane ibitukura, bikungahaye kuri fibers, kuri za fibre twabonye hejuru mu nkeri, sibyo? Noneho binakungahaye kuri vitamine B. Harimo imyunyungugu y'ingenzi mu mikorere myiza y'umutima, kimwe n'izindi ntungamubiri zitandukanye. Reka rero mbashimire kandi mbifurize kugira ubuzima bwiza, babwira ngo kwita ku mutima wawe no kuwubungabunga ni ukwikunda. Kora subscribe, ni Gisa Foster, mukomeze mugire ibihe byiza.